Bakunzi ba Excellence TV tubahaye ikaze. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Kudashora imari muri Afurika ni kosa rikomeye. Amagambo yavuzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko ukurikije amahirwe y'ishoramari umugabane wa Afurika ufite, kutawushoramo imari ari igihombo gikomeye. Yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki 25 Ukwakira 2023 mu nama yiga ku ishoramari Future Investigation Initiative iri kubera mu Riyadh muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu kiganiro yatanze muri iyi nama y'iminsi 3, Perezida Paul Kagame yatangaje ko umugabane wa Afurika ari ahantu heza ho gushora imari akurikije amahirwe ahari. Ati kudashora imari muri Afurika ni kosa rikomeye. Afurika ituwe n'abaturage basaga miliyoni 1.4, ifite umutungo kamere mwinshi, ariko n'uwo mubare w'abaturage ubwabo ntabwo byaba ari ukureba kure kubirengagiza. Yagarutse ku bakunze kugira ubwoba bwo gushora imari yabo muri Afurika cyangwa bakabikora ku bushake, agaragaza ko gufata abaturage nk'abo ugabasigaza inyuma ku bushake ari bibi cyane. Ati kubikorera bishobora guteza ikibazo muri Afurika n'ahandi. Icyambere, Afurika si igihugu kimwe, ni ibihugu 55. Bashobora kuba bafite ibibazo, ariko se ibibazo nihe bitaba? Nzi neza ko umushoramari wese uzavugana nawe akomoka mu gihugu gifite ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Perezida Kagame yavuze ko ikibazo Afurika ifite atari umwihariko wayo, kandi ibyishi iyo usesenguye usanga bifitemo ukuboko n'ibihugu bikomeye. Ati dukwiriye mbere na mbere kumva ko ibibazo dufite ibyo ari byo byose ntitubikabirize, hanyuma twumve ko Abanyafurika n'abayobozi babo bakora uko bashoboye ngo bakemure ibibazo byatumye dusigara inyuma. Yagarutse ku ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato rikunze kubaho muri Afurika, bigatuma bamwe batizera umutekano w'ibyabo mu gihe baba bashoye imari. Perezida Kagame yavuze ko ihirikwa ry'ubutegetsi aho riva rikagera ari ribi gusa, agaragaza ko impamvu ikomeye iri mu kiba cyabiteye. Ati ushobora kumva ko kudeta ari ibintu bikorwa n'abasirikare bagakuraho ubuyobozi, ariko habaho na leta zibewe n'abasivile kandi zitwara nabi. Iyo rero bisesenguye ubasha kumva icyabiteye hanyuma ukagikemura. Imiyoborere mibi na kudeta ntabwo byibahariwe n'umugabane wa Afurika gusa, ahubwo bifite aho bihuriye n'ibiba handi ku isi, by'umwihariko ibihugu bibakoloniza. Yatanze ingero z'aho ubutegetsi buhirikwa muri Afurika bigizwemo uruhare n'ibihugu byahoze bibikoloniza uwo mugabane cyangwa se bikarebera. Perezida Kagame yavuze ko icyambere umugabane wa Afurika ukeneye kugira ngo utere imbere ari ishoramari. Ati kubakira abantu ubushobozi urebye niwo muzi wa byose, kuko ibintu byose bikorwa n'abantu. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho Guverineri CG retired Emmanuel Gasana yahagaritswe ku mirimo ye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahagaritse mu nshingano CG retired Gasana Emmanuel wari Guverineri w'intara y'Iburasirazuba kubera ibyo agomba gukurikiranwaho. Itangazo rimuhagarika ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Ntabwo risobanura byimbitse ibyo Gasana akurikiranyweho. CG retired Gasana yagizwe Guverineri w'intara y'Iburasirazuba muri Werurwe 2021, byari inyuma y'amezi 10 ahagaritswe ku mwanya wa Guverineri w'intara y'Amajyepfo. Icyo gihe ntabwo byavugaga ko hari ibyo akurikiranyweho. Mbere yo kuba Guverineri w'intara y'Amajyepfo muri 2018, Gasana yabaye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda igihe kingana n'imyaka 9. Muri Nzeri uyu mwaka CG Gasana na bagenzi be bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru muri polisi y'u Rwanda. Bakunzi ba Excellence TV tubashimiye kuba mudahwema gukurikirana amakuru tubagezaho. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.